Hello guys, nkuko munzi kuri Kevin Ishimwe noneho mbazaniye agashya karenze utundi twose. Miracle. Mbazaniye agashya k'ukuntu ushobora gusubiza umuntu kandi ukamusubiza mu buryo bworoshye kandi ukamusubiza vuba. Ku buryo ushoboye kwandikira umuntu message yajya kuri page nk'eshatu kandi ukabikora mu masegonda 5 gusa. Ese ibyo bintu bikorwa bite? Wenda reka twihe urugero nko kuri Facebook. Ukanze Facebook yawe. Ukanze kuri Facebook yawe, wenda ugiye ku muntu wenda runaka. Ugahita ujya hano ho wandikira. Wamara kujya aho wandikira ugahita ujya kuri setting kuri keyboard yawe. Wamara kugera kuri keyboard yawe ugahita ureba ahantu handitse text correction. Wamara kuhakanda ugahita ukanda ahantu handitse text correction. Wamara gukanda kuri text correction murabona ahantu handitse ngo next word suggestions ugahafungura. Ubundi haba hafunze ariko wowe urahafungura. Wamara kuhafungura biba bivuze iki? Cyase haba handitse ngo ngira ngo muranabibona use previous words in making suggestion. Muri make iyo umaze kuhafungura biba bivuze ngo ikiganiro cyose wakoze uko cyagiye gikurikirana buri jambo kurindi bizagenda byisevinga ku murongo. Wenda urugero ngiye kwena narahakanze, reka turebe koko nimba ari byo. Wenda katuhereza urugero kuri zino message. Dore message naranditse ngo oh my best friend long time kabisa, how was the day? Ubino message tuno tujambo ko dukurikiranye twabaye saved. Ucyandikamo n'utundi tuntu twose dureta tuza tugeze gute dukurikiranye. Ine message iravuga ngo hi, how was the night my best friend? Buriya ucyandikamo hi ureta ubona tuno tugambo uburyo dukurikirana twose. Wenda tukajya ku yindi message yo mu Giswahili ivuga ngo moyo wangu na dunda kwa sababu ya wewe. Muri make umutima wanjye urateraguzwa kubera wowe. Buriya ucyandikamo mwoyo n'utundi tujambo twose uko dukurikiranye turagenda twizana. Indi message iravuga ngo I wish you a very happy new year and Christmas day and all of your dreams in that year came true in the name of Jesus. Buriya ucyandikamo I wish utundi tujambo twose tureta tugenda tuzana uko twikurikiranye. Indi message iravuga ngo mwifurije umwaka mushya muhire ndetse ibyifuzo byawe n'inzozi zawe zizagerweho mu izina rya Yesu, amen. Indi message iravuga ngo wari urihe ko naguhamagaye sinkubone. Indi message iravuga ngo hi kabisa, amakuru se bro ko wabuze cyane. Indi message iravuga zino message uko ari ebyiri ngira ngo murazibona zino za nyuma ni kimwe ntago wakirirwa uzisubiramo. Noneho koko nimba ko nababwiye ngo buri kajambo ko wagiye ugasavinga kagenda kaba saved kuri clickboard, reka tu verifying koko nimba ari byo. Wowe uraza wenda ni kuri uno muntu ushaka koherereza imwe muri zira message. Nkuko twavuze ngo message ya mbere avuga ngo hi how was the night my best friend. Reka tube tucyandikamo hi ture nimba uko agiye akurikiranye naye babwiye biri buze kubara turandikamo hi how was the day. How was the day? Murako uko tugiye dukurikiranye niko tugiye twizana hano hejuru. Iyo ni message ya mbere. Indi message ya kabiri avuga ngo I wish you a very happy new year and Christmas day and all of your dreams in that year came true in the name of Jesus. Ubwo tugiye gutangira I wish you tureko ko nimba biri buze bikurikiranye. I wish you a very happy new year and Christmas day and all of your dreams in that year came true in the name of Jesus. Murabona ko aka message uko nanditse akajambo kamwe konyene gatangira duhise tugenda dukurikiranye kubera ka kantu naberetse ufungura.
indi message iravuga ngo nkwifurije umwaka mushya muhire ndetse ibyifuzo byawe n'inzozi zawe zizagerweho mu izina rya Yesu amen. Reka tube tucyandika ngo nkwifurije ndebe koko nimba ibikurikira biri buze. Nkwifurije umwaka mushya muhire ndetse ibyifuzo byawe n'inzozi zawe bizagerweho mu izina rya Yesu amen. Ngira ngo nabyo murabibona ko birimo bigenda neza. Indi message yacu iravuga ngo wari urihe ko naguhamagaye sinkubone. Turaba tucyandikamo wari urihe birahita byizana bikurikiranye. Wari urihe ko naguhamagaye sinkubone. Muna ko natwe tuje dukurikiranye neza. Indi message ya gatatu iravuga ngo hi amakuru se bro ko wabuze cyane vipi. Amakuru se bro ko wabuze cyane vipi. Murako nyandikamo amakuru se utundi twose natwo duhise tuza dukurikiranye neza. By the way, utuntu tworoshye cyane. By summarizing, uraza kuri keyboard yawe ugakanda hano ku settings, wagera kuri settings ugakanda hano handitse text correction, wagera kuri text correction ugahita ujya hano handitse text word suggestions, use previous words in making suggestions. Ahangaha noneho haba hafunze ukafungura ubwo amagambo neza akazajya aza akurikiranye ku murongo neza ku buryo wandikira umuntu akabura n'uburyo wamusubijemo kwera uburyo umusubije ku buryo bwihuta. Murakoze cyane. Yari Kevin Ishimwe, ndabakunda cyane. By the way, mbahoza ku mutima utuntu tw'ubwenge bagomba kutubamenyera ewana. Murakoze cyane. Vala my friend.